Ndagusuje cyane wowe turi kumwe nguhaye ikaze rero ku nkuru tukugezaho kuri Inema TV. N'ubu rero nkuzaniye igice cya kabiri cy'inkuru twumvise ubushize. Ubwo duherukana rero mu gice cya mbere, Natasha yaramaze kubona ko abantu bo muri urwo rugo batamwishimiye, usibye papa we na Crispin bonyine. Abandi rwose nta n'umwe yabonaga amukunze. Yari atangiye kwibaza niba haguma cyangwa se niba yisubira kwa mama we aho yabaga. Reka tudatinze dukomeze tubagezeho uko byagenze. Ubwo Stella na Krista bamaze kunsiga aho ngaho njyenyine, ninjiye mu cyumba nuko nicara ku gitanda, ntangira kwibaza byinshi ku muryango nari nsanze aho ngaho. Nabonaga abantu bo muri urwo rugo rwose batanyishimiye habe na gatoya. Njyewe na mama wanjye nubwo twari tubayeho mu buzima bworoheje ariko twari twishimye. Mama wanjye twaraganiraga utuntu twinshi, tukisekera, tugakina, nkamwikoraho utuntu twose nshaka, rwose wagira ngo turangana. Nari nzi ko abana bose rero ari uko babayeho. Sinigeze mbona mama wanjye ambwira nabi cyangwa ndeba nabi habe na rimwe. Niyo nabaga nakoze amakosa, yankosoraga mu bundi buryo, akambwira neza akanyereka uburyo ibyo nakoshejemo nagombaga kubikora ariko atamputaje. Nk'iyi iwacu habaga haje umushyitsi, twamwakiraga neza cyane, tukamwishimira, nawe mbese akabona ko twamwishimiye, nkumva ntifuza ko yanataha. Rero ibyo nari nzi n'ibyo nari nsanzwe mbona byari bitandukanye cyane n'ibyo nari nsanze aho ngaho. Nakomeje kwicara aho ngaho ntegereza ko ba Stella bagaruka ngo banyereke dushe mbanze njye kwiyuhagira dore ko aribyo bari bansabye, ariko mbona nta n'umwe ugarutse kundeba. Nahise mvuga nti reka njyewe mbisangire muri salo mbabaze neza. Nahise mpaguruka ndagenda ngo nsubire muri salo aho twari turi, ariko kubera inzu yari nini cyane nuko ntangira kuyoba. Kubw'amahirwe rero naje gukubitana n'umumama ubona ko akuze cyane, nuko ndamusuhuza ndamwibwira, ndamubwira nti nitwa Natasha, ndi mushyashya muri runo rugo. None se namwe muba hano se? Ntago mwebwe nari nigeze mbabona. Yarambwiye ati yego niho mba. Mpita mubwira nti mwamfasha se mukanyobora ko nayobye, twari turi muri salo none nahayobewe. Nuko araseka ati ariko disi uko bambwiraga ndabona bitandukanye nuko nkubonye, uzi ko uri akana keza cyane. Ati harya warumbwiye ngo wayobye, reka nkuyobore ntacyo. Twasubiye inyuma nuko aranyobora anyerekeza muri salo, ati rega nuko umutembereza mukamwereka ahantu hose dore atangiye kuyoba. Mama Stella yahise andeba arambwira ati ariko nawe burya uri n'akajiji. Ubu ngubu icyumba cyawe ukuntu cyegeranye n'aha ngaha twicaye, ubu ngubu utangiye kuyoba gute? Ubundi se ko mbona uje udakarabye kandi aribyo byari bikujyanye? Cyangwa urakarabye nuko uhita ukomereza mu myenda wari wambaye? Niko hano rero twebwe tugira isuku, ugomba nawe gutangira kubyitoza, urabyumva neza. Nahise mubwire nti erega ba Stella bagiye batanyeretse aho dushe iri. Rero nategereje ko bagaruka bakahanyereka, nuko ndababura, niyo mpamvu mise mfata umwanzuro wo kugaruka ngo mbabaze neza. Bose basekera icyarimwe, maze Krista ati muri chambre yawe se nta dushe wabonyemo? Ubwo mu kanya uraje utubaze na toilette. Naramubwiye nti oya ntabyo nigeze mbona. Nuko Stella nawe ahita ambwira, ubwo se ni ukuvuga ko nta wundi muryango wabonye mu cyumba cyawe? Nuko ndamubwira nti hari umuryango wundi nabonyemo, hariho n'urugi hafunze, nuko ntekereza ko ari ikindi cyumba, nanze rero kuhafungura. Ku mutima nahise nibuka stories z'abana bo ku ishuri, abana bo mu mbyeyi bavuga iby'amadushe n'amatuwarete byo mu nzu ngo batinya kujya hanze nijoro. Nahise ntekereza ko uwo muryango nabonaga ariho dushe na tuwarete. Nta na rimwe nari narigeze mbibona, gusa narabyumvaga. Njyewe ubuzima bwanjye nari menyereye kwikarabira amazi yo mu ndobo cyangwa se mu ibasi. Papa yahise avuga ati rero Natasha mumufashe, ubuzima yabagamo iwabo nubwo aje kubamo hano rwose ni ibintu bibiri bidafite aho bihuriye, ni ibintu bibiri bitandukanye cyane. Kuva mu nzu yabagamo iwabo, ibirimo n'ibiyigize byose urebye bitandukanye cyane n'ibya hano.
rero akeneye ko mumufasha kuva kuri buri kimwe, mumwereke ibintu byose amenye uko bikora n'uko bikoreshwa. Ka Crispin kahise kaza karanyigira nuko karambwira ngo tugende nkwereke ukuntu bafungura amazi yo muri dushe n'ukuntu bakoresha tuwarete, byose njyewe ndabizi. Papa yahise avuga ati ngaho mugende umwereke Crispin. Yaraje turagenda, noneho we tugenda tuganira duseka. Ako kanya nibwo nongeye guseka kubera utuntu yagendaga ambwira dusekeje n'ukuntu yanganirizaga. Yanyeretse ibintu byinshi muri uwo mugoroba, ariko bwari butangiye kwira. Nuko baratubwira ngo tube turetse aho tugereje, ngo ibindi ejo ba Kristo bazaba bahari bazantembereza mu rugo hose banabinyereke bamenyereze. Uwo munsi warije nuko tujya kuryama. Mu gitondo kubera kumenyera kubyuka kare, narazindutse. Kubera mu rugo ari njye wakoraga imirimo yose, nari naramenyereye kuzinduka cyane. Mama atangiye kurwara, yankuye ku ishuri aho nigaga muri interna, anzana ku kigo cyari hafi n'aho twari dutuye kugira ngo njye niga ntaha. Rero kubera ko n'ubundi muri iyo minsi mama yakundaga guhora arwaye, narazindukaga cyane nkakora imirimo yose yo mu rugo, nkasubira mu masomo yanjye yose, ubundi nkajya ku ishuri. Byangiyemo rero ndanabimenyera ku buryo isaha yo kubyuka iyo yageraga rwose n'ubundi narakangukaga. Iyo saha rero n'ubundi yarageze, ndakanguka, ndabyuka, ntunganya icyumba cyanjye, ndasasa neza, nuko numva rwose mbuze ikintu cyo gukora. Nahise nsohoka ngo ndebe ko hari imirimo najya gufasha wa mama wambwiye ko nawe aba muri urwo rugo, numvaga bamuhamagara shangazi. Naragiye nuko ngeze hanze nkubitana na papa agiye muri siporo, ati waramutse neza, nanjye nuko ndamumwikiriza. Noneho arambaza ati se ubu ngubu urakora iki hano, aya masaha urakora iki, ntiwakabaye uryamye? Naramubwiye nti rwose njyewe namenyereye kuzinduka, ngiye kureba shangazi mufashe imirimo. Mpagaze ndi kumwe na papa turimo tuganira, wabonaga n'ubundi asa naho ategereje mama Stella ngo bajyane nawe muri siporo. Mu kanya gato rero nawe yarahageze aza dusanganira, ati niko se muko, ubwo niki gitumye uzinduka mu gitondo kingana uku nguku uje gutangira so? Ibyo uje kumubwira ntiwari kureka bugacya ukaza kubimubwira hakeye neza? Nahise musubiza nti ni ukuri mama. Ati nde? Nitwa mama Stella. Papa yahise avuga ati birahagije, Natasha subira kuryama, imirimo ya hano yose ifite ba nyirayo bari buyikore, ifite ba nyirayo bayishinzwe, subira kuryama. Nahise nisubirira mu cyumba cyanjye nk'uko papa yari abimbwiye, ariko mbabaye ndavuga nti se koko umuntu udashaka nuko muhamagara mama? Numva birambabaje cyane. Nahise ndeba mu gikapu cyanjye, ndeba ahantu nashyize ibitabo, ntangira kwisomera. Hashize akanya numva umuntu arankomangiye, mbona ni shangazi, nuko arambwira ngo nitegure amasaha yo kujya gufata breakfast arageze. Ako kanya nahise nitegura, nuko ndagenda tujya gufata breakfast. Hashize akanya papa na mama Stella baraza baradusezera, baratubwira ngo umunsi mwiza, ngo bo bagiye ku kazi. Icyo gihe byari muri vacances, ariko twendaga gusubira ku ishuri. Twagumye aho ngaho, nuko mbona shangazi araje arambwiye ngo aranshaka, ngo hari ibyo ashaka kumbwira. Nahise ngenda nyine numva mfite amatsiko menshi yo kumenya ikintu anshakira, nuko arambwira ati rero hano ibintu byaho byose ni kuri gahunda, buri kintu kigira umwanya wacyo n'isaha yacyo. Muba mufite amasaha yo gukina, amasaha yo gusoma ibitabo, ayo gusubira mu masomo, ayo kureba amakuru, mbese buri kintu cyose hano gikorwa kuri gahunda, nta kavuyo kaba hano. Nta muntu hano ukora ibyo yishakiye, urabyumva neza. Naramwikirije, nuko ahita abwira Stella na Krista ngo nibantembereze banyereka ahantu hose muri urwo rugo. Babyumvise vuba na bwangu, kuko wabonaga shangazi bamutinya cyane, niwe wari ushinzwe kwita ku bana. Twahise duhaguruka, nuko na Crispin mbona nawe arahagurutse. Shangazi ahita amureba nabi ati Crispin, kandi wowe usigaye wumva nabi, mu mazina mvuze wumvishemo izina Crispin, guma aho ngaho vuba. Bamubujije ko tujyana, numva birambabaje, niwe twaganiraga tugaseka,
niwe wanyumvaga, mbese iyo twabaga turi kumwe numvaga nishimye. Twaragiye rero dutangira gutembera, batangira kunyereka ahantu hose mu rugo. Twagendaga rero tutavugana ariko hagati yabo bo bakavugana bagaseka, bavuganaga icyongereza n'igifaransa bakanseka ngo ndi umuturage nta kintu na kimwe nzi, mbese babaga bazi ko ntarimo mbumva ariko byose nari mbizi nuko nabihoreraga. Banyerekaga ahantu hose, bakanyereka n'ibikoresho byo mu rugo bidasanzwe kugira ngo nanjye menye nuko babikoresha, ariko harimo nk'ibyo bambeshyaga kuko tugeze nko kuri pisine barambwiye ngo aha niho tumesera imyenda kubera ko tuba dufite imyenda myinshi, nawe rero nukenera kumesa uzaza n'imyenda yawe umesere hano. Nuko nanjye ndabikiriza nti yego, bahise banoshana baraseka, nuko nanjye ndabihorera. Pisine nubwo ntari narigeze nyijyamo ariko narayibonaga muri filime, nari nzi rwose ikikora, ariko icyo gihe narabihoreye ku mutima ndavuga nti ubu ngubu n'ibindi bintu byose bambwiye bagiye bambeshya, nta kintu na kimwe nzapfa gukoresha nkurikije uko babinyeretse, nshobora kuzakora amabara nzajya mbanza nongere mbazi. Barinze barangiza kunyereka ahantu hose tutavugana cyangwa ngo tuganire ngo duseke. Nagiraga icyo nshaka kubabaza nk'ibyo babaga bamaze kunyereka, nk'ibyo nabonaga binteye amatsiko cyane ukabona rwose meze nk'ubateye iseseme, nanjye ngeze aho ndabyihorera. Umunsi warangiye uko nkumva mfite irungu ryinshi mu mutima, ariko nkagerageza kwiremamo ibyishimo, nkiririmbira nkanashushanya, dore ko nabikundaga cyane. Ku mugoroba rero papa na mama baratashye, bageze mu rugo batubaza uko twiriwe, tubabwira ko twiriwe neza. Uwo munsi nibwo papa yambwiye ko yamboneye ishuri aho abandi bana bose bo muri urwo rugo biga. Nuko ku mutima ntikambayeho, aba bana batankunda, ubu koko tugiye kujya kwirwa hamwe ku ishuri? Ubu se koko tuzajya twirirwana ku ishuri batanyishimiye, ningera no mu rugo nongere mpabasange batanyishimiye, ubu koko ibi bintu nzabishobora? Ubu bazajya bambuza amahoro ku ishuri no mu rugo bibuko? Natangiye kwibaza ndamutse nize mu ishuri rimwe na Stella, dore ko n'ubundi twigaga mu mwaka umwe uko byagenda, numva byaba bimbabaje cyane. Muri urwo rugo nubwo abantu bose nabonaga banyanga, ariko nabonaga Stella ari we unyanga cyane. Byarambabaje nukomera nk'ugiye kure. Papa ahita ambaza ati ntibigushimishije se? Nanjye nti papa ni byiza cyane rwose ndishimye, bazamenyereza. Sinari kubona uko mbihakana mu maso ya papa, nta nubwo nari kumubwira ibiri hagati yanjye n'abo bana, ukuntu tubanye nabi cyane, yari kugira ngo ndi kuba muteranyaho. Mama Stella yahise ambaza ati harya ubundi wigaga he? Nuko ndahamubwira, maze kuhamubwira yahise aseka cyane ati Ecole Secondaire do? Ubwo se koko urumva uzaba uri kuri level imwe n'aba Stella? Level rwose za hariya hantu ziba ziri hasi cyane ku kigero cyo hasi. Ibyiza njyewe numva bagusibiza ugasubira mu wa kabiri, dore ko mugiye kujya mu wa gatatu mukazakora n'ikizamini cya leta. Rero usibiye ukazazamukira rimwe nibyo byagufasha kurushaho. Cyangwa papa Stella umushakira ikindi kigo cyenda kunganya ubushobozi n'icyo yigagaho kugira ngo bitazamurushya. Papa yahise amubwira ati wihangayika, ntacyo azagenda bige ku kigo kimwe, erega na za Ecole Secondaire ziratsinda, nazo zigira abana b'abahanga cyane nk'abiga kuri biriya bigo byacu. Nitubona bimugoye tuzamusibiza wenda nko mu wa gatatu. Rero ibyo kumushakira ishuri ahandi byo ntago rwose byakunda, kuko byatugora cyane, kuko bagomba kuzajya bajyana bose ku ishuri. Urumva kubajyana ku ishuri no kubacyura byajya bitugora cyane. Papa ahita ambaza ati cyangwa koko nawe urifuza gusibira Nata? Nuko ndamusubiza nti oya papa, rwose ntago nshaka gusibira. Stella yahise azamura itiko ati twebwe se ubundi ko nta kintu mutubaza, ko mutatubaza niba dushaka guhindura ikigo? Mama Stella ati none se koko Stella urashaka kuva kuri iriya shuri wigaho hari ahantu si heza? Ko washakaga kujya hariya ba Brandon bigaga ngo mujye mwigana, none ukaba ureba we n'ubundi amashuri yisumbuye yarangije agiye kwigira muri université. Ubundi urashakira iki guhindura ikigo? Hari ahandi hantu wumva hagushimishije wajya kwiga? Igumire hariya mwiyigira ni heza.
bahise batangira guserereza Stella ko aba yifuza kwiga ku bigo byose Brandon yigaho. Bati gerageza rero muri kaminuza muzige hamwe, ariko ikibazo ni uko uzajya kuyigeramo wayirangije. Njyewe Brandon bavugaga sinabaga nzi uwo ari we. Ibyo byararangiye, amasaha yo kujya kuryama nuko nayo aragera, ariko mbere y'uko tujya kuryama mama Stella yarambwiye ngo arashaka yuko tuganira. Yaramfashe nuko arambwira ati rero nubwo uzajya kwiga ku ishuri bariya ba Kristo bigaho, abantu bose bazi ko abana banjye bavukana uko ari 3 gusa, nta wundi muntu bazi. Ntuzababwire rero kuri umwana wa hano, uzajya ubabwira ko tukifashiriza gusa, ko mbese nyine nawe tukurera. Sinzagira umuntu n'umwe numva nako wamubwiye yuko Michel ari papa wawe, urabyumva neza? N'aba Kristo ntabyo bazi, n'abakozi bo muri rugo nabo ntabyo bazi, yewe n'abarinzi ntibazigere babimenya. Kandi mu gihe hano dufite abashyitsi, ujye wigumira mu cyumba cyawe, sinka kubona ucaracara hanze. Urabyumva? Nta muntu n'umwe nshaka kamenya kuba muri uru rugo. Umuntu wenyine ugomba kubimenya ni shoferi ubavana ku ishuri, kubera ko kandi nawe ahora kugezamo hano. Nawe ntuzamubwira isano ufitanye n'abantu ba hano. Nizere ko uri kunyumva. Kandi rero reka nanone nkubwire, ibintu nabonye wihaye byo kwihererana papa wawe nabyo simbishaka. Nubwo yambwiye ngo wari wabuze ibitotsi nuko urabyuka, rwose ntago negeze mbyemera. Ubundi reka nkubaze, urara ugenda uri umucuraguzi? Niko uracuragura mbwira ko numva ngo nibo batajya baryama barara bacuragura. Cyangwa sha nibyo uba wikura nyoko yasize aguhaye ngo uzaze kunsenyera urugo, dore ko we yashatse kurusenya kuva kera bikamunanira. Niko nkwibarize, kunsenyera urugo niwo murage nyoko yasize akuraze? Muko sinzongere kukubonana na so mwiherereye kuriya. Nihagira icyo ushaka ujye ukimbwira. Hari undi mwana wari wabona hano yiherera na se kuriya? Biriya ni n'agasuzuguro. Umuntu w'umugabo mu rugo baramwihererana kuriya koko bene kari akageni? Umugabo mu rugo baramwubaha, ntibamubwira ibyo biboneye byose. Urabyumva neza? Yahise akomeza ati se ubundi ko nkubwira ntuvuge? Nahise musubiza nti nari mbateze amatwi, kandi nukuri ibyo mumbwiye byose nzabyubahiriza. Byose nabyumvise uko mwabinsabye. Mama Stella yahise ambwira ati ariko wa mwana we uri ikindi kintu. Umwana umuntu atuka ntarakare. Amagambo yose maze kukubwira ugakomeza ukamwenyura, wa mwana we ndakureba ukanshisha. Ngaho genda kandi ntagire umuntu n'umwe umenya ibyo tumaze kuganira byose. Urabyumva neza? Nahise nigendera njya kuryama, mu mutima ndavuga nti mama, aho wansize harakomeye cyane, ariko nzihangana nk'uko nabigusezeranyije, rwose nzubahiriza ibyifuzo byawe wasize ungejejeho ku munota wawe wa nyuma. Umunsi wakurikiyeho nari natangiye kuhamenyera, gusa nyine nkagira ikibazo cy'irungu mu mutima wanjye, kuko nta wanyegeraga ngo anganirize. Na Crispe inshuti yanjye wabonaga basa nkaho bamuhaye gasopo, baramubujije kunyegera. Umwanya wanjye nabaga nicaye ndi jyenyine, narishushanyirizaga nkatangira kwiyandikira udukuru, cyane cyane nk'imivugo. Narabikundaga cyane, ariko muri icyo gihe nabikoraga kugira ngo amasaha y'icumi. Kuri uwo mugoroba rero, amasaha papa na mama batahiragaho yarageze. Amasaha batahiragaho urebye twabaga turi mu gihe cyo kuba twicaye muri salo turimo tureba televiziyo. Byabaga ari amasaha yo kuba rwose twemerewe kureba televiziyo noneho. Stella rero icyo gihe niwe wari ufashe telekomande arimo ashyira ku masheni atandukanye. Yatangiye rero gushwana na Krista, kuko Krista ntago yashakaga ahantu Stella yari yashyize. Njyewe na Crispe nubwo twari turi muri salo bya televiziyo ntago twari tubyitayeho. Crispe yo yabonaga amahirwe yo kumvugisha yemerewe kunyegera. Wabonaga rwose nta kintu kimwe yitayeho, ashaka ko twiganirira tukikinira. Mbese nibyo twari twibereyemo, kandi ntago twari gusohoka ngo tujye gukinira hanze, kuko nyine niba ari amasaha yo kuba twicaye muri salo ni ukuba turi aho ngaho nyine, nta handi twagombaga kuba tubarizwa. Twari twibereye muri salo, abandi nabo bari mu byabo natwe turi mu byacu, gusa tukirinda kubasakuriza.
Krista yakomeje rero kubwira Stella ati ariko Stella wahinduye ugashyira ahandi hantu ubwo wabuze ibindi bintu twareba. Stella nawe ati ndabyanze maze ndashaka kwirebera ibingibi nashyizemo. Batangiye kurwanira telekomande noneho nanjye na Crispe turabibona kubera ko induru yari itangiye kuba nyinshi. Batangiye kurwana cyane, Stella afata ya telekomande yari afite ayishyira mu mupira yari yambaye. Bararwanye cyane bikomeye batangira no gufatana, mbona abana bagiye kwicana. Ubwoba bwaranyishe, mpita ngenda ntangira kubegera, nti muri mu bice ariko mwaretse kurwana koko. Krista yahise aruma Stella akaboko aramuruma cyane rwose, nuko bararekurana telekomande itakara hasi. Krista ahita ayifata n'umujinya mwinshi cyane arayijugunya. Nahise mubwira nti mbega umujinya Krista, ntukagire umujinya nk'uwo nguwo. Nahise njya gutoragura ya telekomande, ubwo niko Stella nawe arimo arira cyane avuza induru. Mpita mvuga nti ariko ubu ngubu koko shangazi we ntago ari kumva intambara ziri kubera hano. Ubu ngubu ntago arimo kumva ukuntu Stella arimo kurira wajya kumureba. Nyihagaze aho ngaho nshaka gusohoka, ubwo ngubwo nahise njya kubona mbona mama ahise aza yirukanka, we na shangazi baza birukanka. Stella rero akibabona ko binjiye, noneho si ukurira umwana yararize, ararira cyane arushaho. Bahise bavuga bati bigenze bite se? Krista nawe yahise yitanguranwa, nuko atangira kurira yegera mukuru we atangira kumuhoza. Ati hangane Stella, Natasha Imana izamuhana, ubundi bazamusubije iwabo tukigirira amahoro. Nuko mama Stella ati Natasha se kandi akoze iki? Krista yahise atangira kurira, nuko arusha amarira mukuru we, nuko aravuga ati mama uzi ibintu Natasha akoreye Stella. Twari twiyicariye hano twashyize kuri sheni imwe turimo twirebera katuni, nuko Natasha araza aravuga ngo ibyo bintu turi kureba ntago abishaka, ngo ubundi ibyo bintu turi kureba ni ibiki. Nuko ahita yaka Stella telekomande ayimwimye, ahita atangira kumuruma, nuko amuruma ku kaboko. Reba ukuntu amugize mama. Mama Stella yahise ankubita urushyi rwiza numva isereri iranyishe, ariko niyankubita urwo rushyi rwonyine akarikiraho. Yahise akomeza kunkubita cyane. Crispe abonye ukuntu bari kunkubita ahita ashaka gutangira kuvuga ukuntu byagenze, nuko baramucecekesha. Aho guceceka nawe yahise atangira kurira kubera ukuntu yabonaga bakomeje kunkubita, nuko bahita babwira shangazi ngo namusohora mujyane hanze. Papa we yari yasigaye inyuma ho gato, ariko nawe mu kanya yari ahageze. Yinjiye mu rugo asanga induru zabaye induru, abantu twese turi kurira, nta mwana n'umwe wo muri urwo rugo utari urimo kurira. Abe Krista, abe Stella, abe Crispe nanjye twese twari turimo kurira, mbese mu rugo hari habaye amarira gusa. Papa yabaye uko bigenze, arabaza ati ese byagenze bite ko mbona hano habaye intambara, byagenze gute? Bamubwiye ko ari njyewe wazanye izo ntambara zose mu rugo, kandi koko mama Stella yari yagize ngo nibyo ibyo bamaze kumubwira, kuko telekomande we na shangazi binjira nari nkifite mu ntoki maze kuyitoragura aho Krista yari amaze kuyijugunya. Papa yarumiwe ati Natasha, ko nabonaga se yitonda, byamugendekeye gute? Byaje bite koko? Ariko nanone ntimwagombaga kumuhanisha kumukubita bene ako kageni. Mama Stella ati niko utangiye kumushyigikira no mu makosa ye rero, hanyuma ndeka nyicura umwana mbireba rero. Uwo mugoroba wari rwaserera mu rugo, ngira ngo nta n'umuntu n'umwe wariye. Naraye ijoro ryose ndira ntekereza ukuntu mbayeho muri urwo rugo, ntekereza ukuntu maze gukubitwa, agahinda karanyica. Nabitekerejeho cyane, nuko ndavuga nti ariko ko nigendeye nakomeza nkabaho neza, ni iki gikomeza kunzirika muri uru rugo? Icyambere abana ba hano uretse Crispe abandi bose ntago banshaka. Mama Stella nta nkunda na gato, yanambujije kumuhamagara mama. Kuva naza sindabona mama na papa Stella bishimye baseka, sindabona akantu na kamwe kitwa urukundo muri runo rugo, kandi buriya byose buriya wabona ari ukubera njyewe. Ari njyewe sinishimye, ari nabo nasanze hano sibishimye, none se ubu koko ndakora iki hano? Nabitekerejeho cyane nuko binjyana kure.
natangiye gutekereza ukuntu mama atangiye kurwara akankura muri interna yahise amfungurira konte akanshyiriraho amafaranga, akaba ari naho abantu bakodeshaga aho mama yacururizaga bashyiraga amafaranga buri kwezi, kubera ko mama we ataragishoboye gucuruza. Aho yacururizaga yahashyize abantu barahakorera bakajya bashyira amafaranga buri kwezi kuri ya konti mama yari yaramfungurije. Mama yambwiraga ko agomba kunyigisha gucunga amafaranga no kuyakoresha neza nkiri mutoya, ko atazabinyigisha ari uko maze gukura, ko ibintu byose ngomba kubyiga nkabimenya nkiri mutoya. Njyewe nabifataga gutya nk'ibintu biri aho, nyamara mama yabaga ari guca amarenga kubera ko yari azi neza yuko nta minsi myinshi dusigaranye. Nahise ntekereza rero numva akawunti yanjye imaze kugiraho amafaranga menshi, kuko n'inzu njye na mama twabagamo njya kuvayo twari twayiboneye umukiriya, twumvikanye nawe yuko amafaranga azajya aha ya nshuti ya mama maze nawe akayanshyirira kuri akawunti yanjye. Nahise ntekereza nti nyamara ubu ngubu ngiye nkashaka ikigo nzajya niga mbamo, amafaranga y'ishuri nayabona. Ay'igihembwe cya mbere yo n'ubundi nari kuba nyafite, hanyuma nkajya nza buri mezi 3 nari kujya nsanga amafaranga y'ubukode yarabaye menshi cyane, hanyuma muri vacances nkibera kuri ya nshuti ya mama. Nabitekerejeho cyane numva nibyo, numva ntazakomeza kuba muri uwo muriro utazima. Namaze ijoro ryose mbitekerezaho numva nibyo pe, numva umwanzuro ndawufashe. Nabyutse kare nk'isaha nari nsanzwe mbyukira, nditegura nzinga ibintu byanjye byose mbishyira kuri gahunda, ariko kubera yuko n'ubundi nari mbirangije hakiri kare nta kintu mfite cyo gukora, nabaye nicayeho nuko nifatira urupapuro rwanjye ntangira kwandika nk'uko nabikundaga n'ubundi. Natangiye kwandika nti mama wanjye nkunda, umbabarire simbashije kuguma kwa papa wanjye nk'uko wabyifuzaga. Wambwiye ko umudamu wa papa atari umuntu mwiza, ndabyumva, niyemeza no kuzabyihanganira. Rwose numvaga nzamwihanganira uko nzamusanga kose, ariko mama ntago wigeze umbwira ku bana babo, kubera icyo utigeze umbwira kuri bariya abakobwa babiri nahasanze Stella na Krista. Bariya bana uko ari babiri mama ni inyamaswa mu bantu, nako ni abana babi cyane, umbabarire gutukana kandi utarigeze ubintoza. Bariya bana rero ni abana babi cyane kurusha na mama wabo. Rero mu byo niyemeje nariyemeje kuzihanganira mama Stella, ariko bariya abana babiri bo kubihanganira birananiye pe. Sinzi ikintu nabatwaye, sinzi impamvu banzira, sinzi impamvu batanshaka rwose. Rero reka mbaha amahoro nigendere, gusa bafite akana keza cyane kitwa Crispy. Ngeze aho ngaho nyirimo kwandika, shangazi yahise ankomangira ati Natasha kutaza se ku meza, ubu ntago ko kuramenya amasaha yo gufata breakfast, wakabaye imaze kubimenyera. Nahise mpaguruka vuba vuba akagapapuro maze kwandika ndagaca kugira ngo hatagira umuntu ukabona. Naragiye mfata breakfast hamwe n'abandi, ubwo njye nari ntegereje ko papa na mama Stella bagenda bakajya ku kazi, nkahita ncunga shangazi ko atari kundeba ubundi nkigendera. Bamaze kujya ku kazi rero nanjye nguma aho ngaho ndi gucunga shangazi. Nko mu masaa 4 nibwo shangazi nabonaga ahuze cyane, nuko mfata igikapu cyanjye ndagenda. Naragiye nshunga abarinzi kuri gate gake gake, nomboka rwose, ariko baba bambonye bati ugiye hehe rero? Nuko nanjye ndababwira nti ndatashye. Bati utaha hehe? Hano kariho iwanyu. Ndababwira nti nari naraje kubasura, none rero ndatashye kubera ko amashuri yenda gutangira kugira ngo njye kwitegura. Barasetse bati cyakora uzi kubeshya, uwakubona ukuntu uri kubivuga rwose ubihagazeho yagira ngo nibyo. Subira mu rugo vuba. Ntimwambabariye koko mukandeka nkigendera. Baterega kaniko kazi kacu nicyo dushinzwe, umuntu wese uri buze muri uru rugo tuba tumuzi, baba bamutubwiye byose babitubwiye, igihe ari buzire n'igihe ari bumare hano. Usohoka nawe tuba tumuzi, twamubwiwe, tuzi n'ibyo ari busohokane n'uko ari busohoke. Rero wowe nta kintu na kimwe bigeze bakutubwiraho, subirayo rero. Nahise mbabwira nti nukuri nimushake munsake, njyewe nta kintu nsohokanye hano wenda ngo mutekereze ngo naba mbibye.
nimwakire igikapu cyanjye murebemo ariko mundeke nigendere. Barambwiye bati wa mwana we subira mu rugo tutarahamagara ngo tubabwire ko ushaka gutoroka kuko nibwo byaba bibi cyane. Subirayo nk'uko twabikubwiye kuko ntago twatuma hari umuntu n'umwe usohoka muri uru rugo batabitubwiye, ntago twakora iryo kosa. Noneho rero ubwo tubona wagumye kwizima wanze kwemera ibyo turi kukubwira ngo usubireyo, reka duhamagare papa na mama Stella bombi nibatubwira ko bakwemereye kugenda turakure kugende. Nahise mbabwira nti oya mwibahamagara rwose nimundeke nigendere mutiriwe mubahamagara. Nkivuga ibyo Crispin yahise aza yirukanka inyuma yanjye yahagiye ati Natasha nakubonye urashaka kudusiga ndabyanze. Papa yavuze yuko uzaguma hano tuzagumana none urashaka kwigendera. Ka Crispin kabivugaga karimo kurira, narahindukiye mbona ukuntu Crispin arimo arira cyane adashaka ko ngenda, nuko nanjye amarira atangira kunzenga mu maso. Wakoze cyane kubana natwe, aha niho igice cya kabiri kirangiriye, tukurarikira kuzakomeza gukurikirana ibindi bice bikurikiyeho. Ese noneho Natasha ko byamurenze koko azakora iki, azabigenza gute? Ndagushimiye, kora subscribe wowe utarayikora ubundi ukomeze kubana natwe, ibihe byiza Imana ikurinde.